mwanga kubivugaho tuvuge ngo yaforoze ngo yanyweye inzoga ngese ngo uri mu kumona yaguye mu muhanda kuki mudakeneye ko tubavuga ko babafasha mwanga kubivugaho ngo ni urukozasoni ngasiga ibintu by'urukozasoni ngo muba muzana ngo ngo mwebwe ngo muri abanyamurenge ngo ejo mukirirwa muheheta turibo bazajya babakoza isoni hano turanga tubote hari abagore hano hanze bacanye ku maso biteguye gukora ereri gusa bagahita bakwereka shaka gushyira ku karubanda kuko bo baramaramaje cyane na video zawe zishira hanze ntaco video yabarayishira hanze uyu munsi niyavuze se ko afite nibihamya afite ibihamya gutategura ibyo bihamya se uragowa yarabizi se kuzamuhemukira kuki se rari mari coding ibyo bihamya yari yariteganyirije ni ikintu yari yariteganyirije nyine azi umugambi wiwe avuga ati nzakwandagaza igihe kimwe reka nongere nguhe ikaze wese mu gukurikira impamo 250 uyu niwe mwanya w'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe family blend rero ndagusuhuje wowe uherereye muri Afrika i Burayi na Amerika mbese ku migabane yose igize isi ndagusuhuje mu biganiro byacu bya family blend ni Aline na Rugazura tubahaye ikaze rero mwebwe banyamurenge bene wacu n'andi moko yose tubaye ikaze ngo muze tubane muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi utagejeje icyo mvuga ntacyo mvuga uyu munsi numiwe gusa nta kindi ndi buvuge okay uyu munsi rero twazanye ikiganiro tuzanye inkuru imaze iminsi nayo iri gutrendinga nk'iyi ya Ange kuko umunsi wa Ange akora ikiganiro cye cya mbere kijya hanze ni wo munsi n'iyi nkuru tugiye kuvugaho yasohotse iyi nkuru nayimenye uwo munsi nkirimo nshakisha nyine concept y'ibi bintu bya Ange biri guhera he biri kuva he biri guterwa n'iki ihita yigwamo muri iyi ngiyi noneho nyine muzajya mutwihanganira ni YouTube nyine nuko nguko nta kaziga none ko muraduha ibyashara tureke kubikora turi mu nyungu cyane mu nyungu kandi mukundaga bene ibingibi kandi gamukunda mushimwe iyo twaje mu biganiro bisanzwe tubaha inama z'uko ingo zubakwa ntimuza twabamenye twamenya aho mutegewe twaje iyi nkuru ni inkuru y'umugore wagiye hariya yariyataguza avuga uburyo cy'umushumba runaka tutazi w'ikanisa runaka rya Kasarani tutazi rya Kasarani icyo nicyo yavuze gusa yamuteye inda andi makuru arenze ayo ngayo n'ay'inshuti z'uwo mugore bakorana ubwo ni ukuvuga ngo icyo yise gukorana ni koperative y'akazi bakora sindi bukavuge yatanze pasi ni ukuvuga ngo yatanze pasi ku nshuti biza kurangira izo nshuti zitangiye kujya zimuca inyuma ariko we inshuti nta kibazo yari azifiteho ahubwo ikibazo yakigize kuri pasiteri kugira ngo mutaza kumva ko turimo wenda duhimbahimba wenda hari umuntu ushobora kuba atarayumvise reka tubanze twumve iyi rekodi mutegere neza uranga gufata telefone ukakupira telefone nkaho hari amamega yawe wanguriye kubera izihe mpamvu tuzi icyo nari nguhamagariye ntuzike urambwira ngo tukivuga ngo kubera koko ngo warasaze uri umusazi umusatsi kandi usitanga amazi nese waba warakuja kwinjira mu byo bashuti ushaka kuduteranya nije wakuzaniye inshuti zacu kwizeye utangira kuzaza uca inyuma ukoze ugenda ubahamagara kinyume kontrerandi nuko ngewe n'abakuzaniye kandi jene nakubwiye ngo twese tuzaza tuzi yego je kuri je nta kibazo noneho urangije ukazutangira guhamagara umwe kandi utazi kuko twego ubwacu turaziranye ntawe uzwishinze uzusohoka undi yaguhamagara buke ukamubwira ati meje ndagiye kanaka arampamagaye
sinabikubwiye imbere ya imakiratifu ujya umuhamagara akambwira ngo uramuhamagara akabwira Aline wamuhamagara Aline akamubwira natwe wamuhamagara nanjye akababwira. None aya makosa uko ari kugira ngo woteranye inshuti zibanye imyaka n'imyaka ura nawe wejo mbona ari ejo bundi uwo dushobora kuduteranya n'ibyo nari nkubwiye ntabwo ukambwira ngo wasibije nimero warazisibye gute warangiza ukaza umwandikira uba ushaka kumpindura umusazi cyangwa none ga izo cyane sibyo nari ngushakiye gahunda nakubwiye y'ikibazo cy'inda imeze gute ko wagiye ngo uraceceka kandi nakubwiye ngo nta mpamvu yo kubyara bimeze gute byifashe gute umbwire usubize uyu munsi turi kuwa 4 umbwire gahunda y'iki kibazo cy'inda tumenye uko tubyiga kandi nimba ucecetse ugakomeza ugaceceka ku cyumweru nzaza aho ngaho Kasarani nzaza gusengera mu rusengero rwawe nindangiza kwasengera tuzavugana maco kwa maco turi twenyine gutya tuganire aho nunanirwa no kuza gusenga ku cyumweru nzabaza mu wawe zaza twicare n'umugore n'abana nawe mu nzu mfite ubuhamya muri telefone yanjye wa munsi tunaganira nari kuri kodinga byose mfite ubuhamya nzaza tubikemure kuko ngewe ntacyo ntinya umugabo wawe twaratandukanye n'ubundi ntanyishyurira inzu ntantungiye abana ntangaburira ntanyambika twaratandukanye ubu nije se w'abana nije nyina w'abana singiye gufata charge y'indi mizigo ndashoboye nakuvuga ko iyo nda nabo ufite barananiye rero singiye kwiyumvira ibindi bihembo hejuru y'ibindi none ga ufate ibi bintu nkankubwira ubishyire mu ngiro ku cyumweru nutabitatu uyu munsi mubwire ngo dore uko twaganiriye n'uku ni akazi kawe njyewe ku cyumweru nzaza tubirangirize mu wawe kandi nzahamagara n'abapasiteri musenga nababwire ati njyewe gafite ikibazo cy'umupasiteri wayo yanteye inda nubwo twatandukanye n'umugabo wanjye njyewe sinkeneye kubyara nafashe amafaranga tuyikuremo uzabihakanira hehe mfite ubuhamya bw'ibintu byose bw'ibiganiro twakoranye ibintu byose none ga ubitekerezeho nk'umugabo ufite ubwenge uciye ubwenge ubitekerezeho uze kumbwira urakoze ngaho kuri ibihe byiza n'umunsi mwiza. Alright ubwo inkuru murayumvise concept yayo cyangwa se context yayo uko imeze. Hari ibintu nka bingange nshaka kuza kuvuga muri iyi nkuru kandi simbirenza kandi abivuga mu mwanya mutoya cyane ubwo nawe nuza kugira ibindi uvuga nta kibazo. Icyumvikana cyo cya mbere kandi abantu muze kutubabarira hari n'abantu bamaze iminsi bijundika YouTube n'aba content creators ngo bavuze ku bapasiteri ikintu kirimo aha ngaha cya mbere cyumvikana cyo ntago abapasiteri bose bari hano hanze ariko ari shyashya kuko nabo bambaye imibiri ntago ari abamarayika. Abapasiteri muri hano hanze nitubavugaho ntabwo uzakora ikintu cyiza ngo tuze tukubwire ngo wakoze nabi kandi namwe mutubabarire cyane nimwumva tuvuze ku kintu kibi nuko kiba ari kibi nyine mwije kurakara ngo bavuze abapasiteri muri abamarayika singiri kodi muri Imana ku buryo mwavuga ngo mwebwe muri ba mise kigoroye tibavuze ko afite ikanisa ryiwe ngo nzaza ku ikanisa ryawe icyo kintu bashumba bakuru harimo n'abasaza muba mwarakaye please mutubabarire rwose si twe tuba twabizanye biba byadusanze tuba twaje gusesengura nk'abanyamakuru so ntabwo abapasiteri mwese ariko muri ba mise kigoroye mushobora kuba murimo ibihuhwe kwa kundi mu bunyobwa haba harimo ibihuhwe niko namwe niba ari umurimo wa gishumba mushobora kuba mufitemo ibihuhwe ariko nyine ni uko n'ibihuhwe burya byitwa ibinyobwa ariko by'ibihuhwe
ubwo bashobora kubona nabo ari abapasiteri b'ibihuhi ntabwo tubatutse sibyo hari ukuntu na Yesu yajyaga agira gutya akabita ukundi ntabwo yabaga abatutse noneho rero icya mbere uyu mugore yavuze yatangiriyeho muri rikodi ye hamo yuko bari basanzwe bagiranizi aferi iwe na pasiteri hanyuma aza kumuha pasi y'izindi nshuti ze niba ari abakobwa nabo niba ari abagore ntitubizi yaba Aline na Imakiri yemwe ntituvuga undi utavuzwemo tibitureba twe turavuga ibihari Aline na Imakire aza kubahuza na pasiteri bivuga ngo pasiteri urimo uvugwamo ahangaha tutazi izina rye yari asanzwe akora kano kazi agakorana n'uyu mugore aza kumuhuza n'aba bagore bandi Bartazari tube tugishyize aho ngaho icya kabiri cyajemo aha ngaha umugore ari mu kuguhamagara icyo tutarakigeraho icyo kiroroshye cyane icya kabiri kirimo ni ukuvuga ngo uyu mugore wahise usa n'umuretse umwicaho kandi ari waguhaye pasi uyoboka bariya ari nacyo cyamuteye agatima kabi kubera ko bari inshuti ze arafuha ati n'ubundi ntaho wagiye ntaho wavuye tukinyikoza ariko abashuti banje ko barambwira ko mwabonanye ni ukuvuga ngo wowe wagiye kurega ni nawe uregera kuravuga ngo wasibye inamba zabo ibo bakamubwira yuko muhaye muvugana n'ubu muvuye kubonana ntacyo bamuhisha atigera no kukubwirira mu maso yabo atabangaba ntaco baza bampisha iyo mwabonanye ndabimenya urumva rero aho ngaho kera wari wamaze kwidadika wese wihambira iminyururu wowe ubwawe ijosi rinda zikote rero kabaye cya gatatu ni icyo gukuramo iyi nda ibindi simbijyamo yateye inda none umugore akeneye kuyikuramo uyu mugore akeneye kuyikuramo kandi impamvu akenera kuyikuramo arimo araguhamagara ntumwitabe amamega saa yawe urimo uramukwepa kandi ubizi ibyo wamukoreye nicyo cyari ikigendererwa cy'iri kodi utwo tundi n'utwo yagize kugira ngo akujombe ibikwasi ariko ikigendererwa cyari icyo cyari icy'inda kugira ngo muganire ku kibazo cy'inda wamuteye inda adakeneye kubyara murabigenza mute iwe akeneye kuyikuramo akeneye kandi kumuha ifaranga tazi iwe ngo afite ngo n'abana biwe baramugoye ikintu cya kane ndi buvugemo aha ngaha ni motive behind mpamvu ki turimo twumva bino bintu none uyu munsi ni iki cyari kigenderewe mpamvu ki none ino rekodi yatugezeho yageze hanze kandi yari igenewe umushumba nyirayoga yaratengushe ni utwo tuntu ngiye kwivugiraho icya gatanu kanyihorere ku bindi byose ntacyo navugaho witwaye nabi nk'umushumba waratandukiriye wagenze nabi ujya mu bagore uriyandurisha uriyisayisha utukisha abapasiteri bagenzi bawe birababaje niyo mpamvu bahaye banaturakarira kubera ibyaha byawe ariko abapasiteri hamwe amareke kurakara ko turababwiza ukuri twabavumbuye ibyo murimo twabivumbuye twamaze kumenya ko harimo nyine ababihishemo harimo abahihishemo kandi ibi bintu bimaze iminsi bisakuza bikajya bisakuza aha ngaha tukavuga ati ariko se uriya muntu ntabwo byabaho tukicecekera turabazi nyamara uriya yagiye arira ngo bamuriye aya n'aya kubera videwo ariko si ibi bintu ko bidashoboka tukabyihorera nyine tukigendera tukakiranya tukanga nyine tukanga kuvuga nyine nta rikodi gazirayo ariko suko amakuru aba atatugezeho biravugwa ziba zatugezeho noneho twe turi abanyamakuru azaza akakubwira ati mvugira runaka dore ibimenyetso
bakifata abo bagenda bakabatega amakamera abo bigira gutya bakabaka amafaranga ngo amavideo yanyu atajya hanze ibyo byose biraza bikatugwaho muzika ngo ntitubizi nguyu rero nawe yahise abirangiza cyakoze yakubereye imfura ntiyakuvuze mu izina yakuvuga mu izina biba birangiye twari tugowe none si yarishize kavuge ku mupasiteri gatoya njyewe nisoreza ibyanjye dore n'iminota iragiye simbitindamo mushumba rero pasteur ufite amahitamo abiri yo gukuramo inda cyangwa se yo kubyara sheri akuremo inda agira ibyaha bibiri icyo mvuze ni iki ngiki bikurikije icyo umugore ashaka ufite amahitamo abiri kandi nkawe nk'umushumba ariko se uwatinyutse gusambana yatinya gukuramo inda ariko ga nubwo utobitinya uraba usambanye unishe ibyaha bibiri bikomeye ariko murasetse dati njyewe nakugira inama imwe sinjya mu bindi n'ibindi genda wegere uriya mugore wimuhunga uko urushaho kumuhunga niko ari urushaho kugutamaza genda umwegere yavuze ko azi iwawe cyangwa mu bapasiteri wimuhunga ejo wimwihorera ni n'iyinga aragukoza isoni wa muntu kandi noneho amaperereza yakomeje gukorwa biza kumenyekana ko uyu mugore ari uwa Gidurayi mupasiteri uri uwa Kasarani muraturanye si kure ni ukwambuka ikiraro gusa kariya kararo konyine kava Kasarani kambuka kajya Gidurayi uciye he Maji Mazuri na wa muhanda wa gari ya moshi ari kure cyane abantu bajya bagenda n'amaguru rero murebe kwa Siriyako nk'uko mwazaga mubonana mukora aferi zanyu utaratangira kumuca inyuma uganire nawe mworoshye ibintu uwo mugore yumve ko nubwo agiye kuba ahagaritse akazi azagasubiramo nyuma yo kubyara agiye mu kiruhuko nyine cyo kubyara abanza kubyarire kugira ngo pfukirane nyine bya bindi ntukore ikosa ryo kongera gukuramo inda bose mugire inama nziza nyine biragoye kubera ko uwo mugore ntabyo akeneye ariko niwe umuti mwiza none umugore ga yanze ukuremo inda wabaye gute mugore yanze kwanga kwiwe pasiteri kuko urumva niba yanze ko umugore akuramo inda azatanga indezo umugore nta kibazo nayatangaga kubera umugore adakeneye kubyara azagenda yikuremo ariko nanone wa mugore we icyo gihe nta maraso azabarwa ku mupasiteri wa mugore we sibyo kuko udaho utekereza ko ushobora kuja gukuramo iyo nda ikaguhitana ibyo ntiyabitekereza ubu nyine bitekereze bimwicira akazi we ntiwumvishe ko ari akazi ntiwumvishe ko ari koperative nshaka kugarukira aho ngaho impamvu ndi burekerera aho ngaho ku by'amakoperative ngo ibiki ngo kubyara ni asosiyasiyo bagiye hariya nyine barishingira kumva kwikorera akazi kabo kariya nyine urumva ko wabyumvise nyine ntafite abakolege biwe se yanamupashe se ako sheri hamwe pasiteri wasanga impamvu ari guhunga zino nshingano atari sireka indariye erega nyine nari kubigeraho niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ibyo ndi buvugeho gusa bikeya mwita nigendera uraza kwishinga abagore bashinze umurimo bashinze bizinesi ariko tinya umuntu urimo kubwira ngo nakuzaniye runaka muzanira nuriye ngo none ngiye kuraza none utangiye kubakunda kundusha gute ahubwo udatinya uyu mugore ahubwo nta n'ubwo bamugira mwabagabo oya ahubwo n'uyu mupasiteri nayo tiyoroshe ko baraguha pasi nyine ukemera nawe ugapasika umwe babiri batatu baraje aboga ni batatu yavuze tituziga abandi uza wibetana batazwi ariko ibyo ngibyo nyine iby'umupasiteri byo nabivuze kandi nabanje kwiyexkiza ku bandi bantu b'abapasiteri bagenzi be nihangane rwose twega twamutumye sinatwe twavuze ngo iyi kode ijye hanze kambaze nitse ku mugore gatoya kuko uyu mugore namurebyeho mbona ateye ubwoba one ni umudivorce
uri proud yabyo ntacyo bimutwaye siko yavuze cyane ngo niwe papa w'abana akaba na mama w'abana n'umudivorce ariko banza utinya umuntu niyo nakuramo inda njye nta gisebo mfite uyu mupasiteri yari nyine ni kwa kundi nyine satani akwandarika bakakwandurura hari ukuntu satani yari yakwandaritse pe yari yakugiyemo tuma nyine wiyandarika nabi kandi wiyandarika ahatariho noneho ujya habi byambabaje buriya noneho uyu mugore wakandare wakasamutwe w'umudivorce ufite koperative yiwe yikoreramo akazi ka buri munsi udakeneye kubyara ngo akazi kadapfa niwe ushobora kuza ibiki ariko impamvu yanze gutwita ngo azabyare ni uko ngo n'abana afite baramuremerereye yavuga gutakondesa no kugira ngo akazi ke kadapfa none se najya mu kiruhuko cy'ababyeyi bitegura kubyara urumva akazi kazaba ariko none okay kamvuge kuri utu tuntu naye navuze ko nza kuvugaho icyo cyo gukuramo inda reka nkirekera ngo nakigiremo inama umushumba nagende yegere n'umugore twamugira inama yo kureka gukuramo inda utaja gupfa n'abo bana ukabataho ngaho icyo cyo gukuramo inda si ngombwa pe kuri uyu munsi wigira ibyaha bibiri noneho ari utuntu turi nshaka kuvugaho icyihishe inyuma y'ibi bintu buriya ni uko tutareba ibintu ngo nyine tubirebe neza tujye tubifatira hejuru gusa tugafata ibyo hejuru tukaba nyine barutwitsi urumva ariko ibi bintu mpande biba bifite motive behind haba harimo ikibitera kiri inyuma iyo ngiye kibyihishemo inyuma one aba bantu bashobora kuba bagenda yego urumva bagahura n'umugabo w'umunyantege nke nawe uri aho nyine wazazamye ariko kandi hari n'abo bashobora kuba bagenda bakabiyenzaho target ari ukuvuga ngo babagushe mu mitego yabo noneho basanga nawe tuhagaze neza ukamugwaga bakawukugushamo k'urugero uyu mupasiteri ashobora kuba nyine yari afite izo ntege nkeya ariko n'ubundi yari tageti yari umuhigo w'aba bagore bikuviramo gutera inda ariko banza wumve ugize intege nkeya z'umugore wa mbere agupashije abandi barenze umwe urikumva noneho ugeze igihe cy'uko ujya umuca inyuma ba bandi yagupashije barimo baragaruka bakamubwira ati twabonanye tuvuyeyo mu gikorwa kandi bakaza bakabikubwira nawe aho uwo ugumayo Baltazari none icyo nari mvuze urumva icyo nari mvuze hari abagore ubu nyine iminsi ya none babaye ndabyita gute sindakoresha iriya jambo ryiza ritagize babaye bacanye ku maso abahigi b'abandi bantu bari guhiga abantu kubi kandi abashumba bari kubahiga bukware hari ukuntu abantu bajya guhiga inkware bagatega imitego urumva ukagenda ugashyira umutego nka hariya twe twabaye mu cyaro twaranaziteze nyine ikaza urumva yarangiza ikagwa muri wa mutego ejo wasubirayo ugasanga yagize gute yaguye muri wa mutego igafatwa aba bagore nabo b'iyi minsi ya none niko barimo babigenza barimo baratega abantu bamara kubatega bakeneye ko babagusha muri ya mitego uzazamye akawisangamo gahita bamumwandagaza neza cyane none se tuvugishe ukuri iyi rekodi yari igenewe ndi yari igenewe nyiri gutera inda umushumba none se ni gute yatugezeho yarayobye ntabwo yayobye kandi niba itarayobye
yayihaye bestosha harya ni Imakire yayihaye Imakire cyangwa Aline ayiha uwundi ayiha uwundi uwundi iraruhigera Texas. Byanze bikuze ni ukuvuga ngo icyo umugore yaragambiriye hano si ukwishyuza uno mugabo gusa, yaranagambiriye kugira gute kumukoza isoni, kandi cyabimuteye nuko yanze kumwita bakazamukupa. Si icyo ntago ari icyo ngicyo, ntago ari icyo. Abagore b'iki gihe ntago ari shyashya, mubagendere kure ahubwo. Hari imodoka, kandi uyu mugore si muto. Hari ikintu kigeze kuba nk'imyaka 2 ishize inyuma mu Bugande, muri Uganda, cyane muri biriya bihe byabo byo kwiyamamaza by'amatora bya politike. Hari imodoka bita ngo ni drone ni ukuvuga ni utu taxi twa hiyasi, ariko niba batwita gute nyine twe twamenyere ko ari bazita drone iriya hano Kigali zijya kumera nka twegerane hano, nyine zijya kumera nka twegerane, ariko niyo umuntu yazita ni nouveau model, si za twegerane, simbizi ukuntu bazita. None izo drone zakoreshwaga n'inzego z'umutekano hariya mu gufata niba nabyita wenda abapoza, simbizi, kikabatwara. Noneho abagande bagera aho ngaho babihindura impango, baravuga ngo aho uzajya ubona drone ujye uhita wiruka uhunge, ati kuko ushobora gusanga ije kukuyora. None namwe bagabo, abapastor cyane bagabo, aho uzajya ubona umugore atangiye kukwisirimbaho, uze wiruka amaguru yabangira kurema akaguru kawe, bitabaye ibyo ngibyo barakwanika hano hanze. uragwa mu cyaha, si ukugwa mu cyaha gusa, intention ni ukwandagaza. Hari abagore biyemeje kwandagaza abagabo hano hanze batari ababo. Noneho de prise ibyitso bya Satani, muri kumva? Kuko umuntu gufata rikodi yarageneye undi akayimugezaho, yarangiza agatangira kugenda yihererekanya nanone. Nikibazo mu by'ukuri ni ukuvuga ngo haba hari ikindi kiri inyuma, kibyihishemo inyuma cyo kwandagazanya. Mwirinde, mwitwararike. Mbagiriye inama, hari abagore hano hanze bacanye ku maso biteguye gukora ereri gusa, bagahita bakwereka bakagushyira ku karubanda, kuko bo baramaramaje cyane. Na video zawe zishira hanze, nta video yabarayishyira hanze. Uyu munsi yavuze se ko afite n'ibihamya, afite ibihamya. Gute ategura ibyo bihamya se? Yarabizi se kuzamuhemukira? Kuki se yarimo ari coding ibyo bihamya? Ni ikintu yari yariteganyirije nyine, azi umugambi wiwe, avuga ati nzakwandagaza igihe kimwe. None kera wandagaye, nubwo twagiye twumva induru nk'izo ngizo z'abashumba ngo bafashe video n'ibiki sinabikubwiye? ati se ukungire gute ko bafashe video bari kunyaka ifaranga izi n'izi? Barimo barabatega imitego, mwebwe mukajya ngaho mukazazama gusa, ifaranga mukayatanga, n'ubundi tukagaruka n'ubundi cyubahiro cyanyu kigatakara tukabimenya. Niyo mpamvu doya tukugira inama pastor, tiwemere ko bakuramo inda. Mwakwirinze ibyo bintu. Mufite abagore, abatabafite mugende mushaka abagore mwubake, mwongere mushake, naho kujya aho ngaho kujya kwitesha agaciro no kwiha rubanda hano hanze. Twagira gutya, twabona imboga zizanye twakwirira, ngo bariya ngo YouTube nta kibazo ifite. Oya n'ukuri, uwabandi wayizanye yageze neza, kuko hari abihaye gaburira uyu munsi wa none. Uyu munsi turi revende, gashara karaye kaje. Ubu niba ufite umu YouTube w'inshuti yawe, mwandikira ka message keza, urebe ko atakuremera. Ariko icyo nemo nivugira ni iki? Hari abagore hano biyemeje, bari mu mwuga, wabyumvise nyine afite bagenzi be, kandi ntago ari we gusa bahaye. Uko wasanga n'aba bagenzi be wasanga batwite, cyangwa baramenye ubwenge bwo kwirinda gutwita. Ibyo gutwita nta kibazo, ariko wibaza umuntu wakubwiye ngo araguhamagara akakubwira ngo njyewe ngo mbonye umuntu ngo ndagiye,
wumvise ko yagavuze none se urumva nyine atari akazi bakora ka buri munsi wowe se umuntu urumva yatinya kugushyira hanze urindeze ntakwirinze mwabagabo mana we abapasiteri bacu babagendereye mana we ntakwirinze ntabwo ari abapasiteri sinzi impamvu urimo kwita ku bapasiteri gusa Oya, n'uwo bikiguyemo ariko ni umugabo wese kuri rusa uyu munsi kibaye kuri uyu mugabo uyu munsi kibaye kuri uyu mugabo w'umupasiteri ejo kizaba ku wundi mwirinde mwitwararike aferi mugira ntabwo ari ukuzigirana n'ubonetse wese kandi nimubona ngo mugume muzigire nta kibazo twebwega nico twahamagariwe mwitegure kuzirengera ingaruka zose zizaba ariko wa mugore we ibintu wakoze ntabwo bikwiye ntibogiranye ikibazo n'umuntu mugende mugikemurane mwebwe ubwanyu hanyuma ibyo kuza kutumenyesha izo aferi zanyu mwakoreye mu buryo bw'ibanga umunsi mujye kuzikora ko mutaduhamagaye ngo muze murebe tugiye gukora ibi ngibi ariko umunsi bigenze nabi wohereje rikodi iki na biki haba harimo no kubura ubwenge kuko iyo wumva ko iyi rikodi yanshitseho umwana wawe atari kuyumva kuko umwana wawe azi ijwi ryawe n'abo bayimakire na barine umwana wawe arabazi ko ari izo nshuti zawe kuko ibyo bintu dawe bitekereza yewe bihemuwe ufite ibihamya ngo ufite ibihamya niba murategura imishinga yo gusiga isura mba abantu ingo z'abandi kuzimaraho rega nta kindi kiba kigamijwe kugira musenyera abandi nk'uko namwe mwaseye nk'uko namwe mwinaniwe kubaka izanyu abagabo rero natwe tukazazama ngo twabonye inshuti z'abagore ejo bakakurikodinga ngaho amarikodi ya marikodi niho yumvise yambarara ayambarara ubu nyine gatakiri ntago akiriho nyine ubu nyine hagezweho na urugero nguhaye yatanzwe nande se yatanzwe na nyirayo none se mukomeze araguma dushikeho mbarara mwabonye tubihorera mugira ngo noneho niwe wumva n'umubiri ukunaniye gerageza noneho uburyo ki umenya ko ikibuga ugiye gukiniramo kiri safe sheri umubiri uramunanira gute afite umugore ibyo nyine ni kwa kundi nyine uvuga ati oya aho ngaho ntituri bwumvikane icyo mvuze ni iki ngiki n'ubundi urumva umwana uri bupfe niyo wamuhanida arapfa mbivugiye muri urwo rwego sawa niba uri bupfe n'ubundi ikigozi ukayinywa bikanga ariko menya ngo wateguye imva yawe uri bupfiremo ko iri bube imeze neza ubwo nyine uwumva yumvise icyo nashatse kuvuga hanyuma baragenda bakabafata amarikode bakabafata amavidewo bakagira gute ejo byose tukabibona kuri izi mbuga urabona mwirinde murinde ingo zanyu zireke gushirira hano hanze zimazwe n'abantu biyemeje umwuga bawugize umwuga namwe muri aho ngaho ngo murimo murashaka ibibashaka ariko mubimenye mugende mu maramaze cyangwa se mubivemo bigira inzira tubavuga nyine ngo mwigeze kubaho abakozi b'Imana uyu munsi yari umupasiteri ngewe nanze kujya cyane kuri kote yo kuvuga ngo wenda umupasiteri n'iki ngewe nibanze cyane ku bagabo muri rusange menye uko mwicunga nubona umugore arimo arakwizunguzaho umugore ukwizirikaho niba ubishoboye hunga kandi niba utabishoboye menya uko ucunga izamu ryawe umenye ngo telefone ye urayifite wayizimisha ibintu byo kwataguza amagambo ibintu muramuke ibiganiro byacu nakagaruka twajyaga inama nyine twirinda kugira abo dusagarira ariko kandi nyaboneka bibaye byiza habaho guhinduka abantu bakagira imitima mishya mu maramaze uvuye mu bidakwiriye mu bikojeje isoni none ikintu kigiye kimbabaza ariko aka kantu nkavuge abantu bagiye bavuga ngo ni urukozasoni ngwiki ngo ibi mujye mwanga kubivuga ariko mukabikora egora
mwanga mukeneye ngo kubivugaho tuvuge ngo yaforoze ngo yanyweye inzoga ngese ngo uri mu kumubona yaguye mu muhanda kuko mudakeneye ko tubavuga ko babafashe mwanga kubivugaho ngo ni urukozasoni ngasiga ibintu by'urukozasoni ngo muba muzana ngo ngo mwebwe ngo muri abanyamurenge ngo ejo mukirirwa muheheta turibo bazajya babakoza isoni hano turanga tubote bayi muragahorana imana